mbere rero tubatuje tuzanywe n'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo kugira ngo ryamamare, namwe tukaba duhujwe n'umugambi umwe wo kwamamaza izina rya Yesu. Imana ibishimire. Dufite ntacyo rero duturuka hari iwacu i Nyarugenge, haba umushumba, abakuru b'itorero baduhaye intashyo, numva ko ari yamfasha kugara mu biganza tugatanga intashyo. Nakiri ntacyo mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana riri mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, igice cya 17 umurongo waho wa 17. Fata biroroshye, rwose ni Matayo 17:17. Urahita uhabika rwose mu mutima wawe, ariko turongeraho n'andi magambo turi buze kugenda tuganira, murasaba gutega amatwi. Sawa, tugiye gusoma rero Matayo, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo, igice cya 17 umurongo wa 17, haranditswe ngo Yesu aramusubiza ati, yemwe bantu b'iki gihe biyo bagize abatizera, nzageza he kubana namwe? Nzabihanganira ageze ryari? Mumuzanire hano. Yesu aramucyaha dayimoni amuvamo, umuhungu aherako arakira. Maze abigishwa begera Yesu biherereye bati, niki cyatumye twebwe bitunanira kumwirukana? Arabasubiza ati, nukwizera kwanyu guke. Nababwira ukuri yuko mufite kwizera kungana n'akabuto ka sinapi, mwabwira uyu musozi muti va hano ujye hirya, wahava kandi nta kizabananira. Ariko bene uwo ntavanwamo n'ikindi keretse gusenga no kwiyiriza ubusa. Amen. Tugiye kongera gushaka ahandi dusoma n'umurongo umwe wo mu Isezerano Rishya, nkongera tukajya mu Isezerano rya kera. Dusome mu Isezerano Rishya, ni mu rwandiko rwandikiwe Abafilipi, igice cyaho cya nyuma, ubwo ni icya 4 umurongo w'13. Handitswe amagambo avuga ngo tubuzwa byose na Kristo n'imbaraga. Musoreze muri Zekariya, igice cyaho cya 4 umurongo wa 6. Ubuhanuzi bwa Zekariya 4:6 kugera muri Zekariya no kugira ngo bikorohere. Uvuye mu isezerano, utangiye isezerano rishya, ni nyuma gatoya hari umuhanuzi witwa Maraki. Nyuma ya Maraki hari Zekariya, igice cya 4 umurongo wa 6 haranditswe ngo aransubiza ati, ijambo Uwiteka yatumye kuri Zerubabeli ngiri ati, si kubw'amaboko kandi si kubw'imbaraga, ahubwo ni kubw'umwuka wanjye, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Wa musozi munini we wita iki imbere ya Zerubabeli? Uzaba ikibaya. Azazana n'ibuye risumba ayandi, barangurure bati, nirihabwe umugisha, nirihabwe umugisha. Amen. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana ryitwa ibanga ryo kutananirwa. Ibanga ryo kutananirwa. Uko turi hano twese dufite, hari icyifuzo duhuriyeho. Yenda niba hari n'abatagifite baba ari bake. Twese turifuza, turashaka kuzajya mu ijuru. Inzira rero zo kujya mu ijuru izo arizo zose tugomba kuziga kugira ngo tuzagereyo. Haleluya. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Kandi kujya mu ijuru ntabwo binaniranye, ahubwo birayoberanye. Mbega ijuru riri hafi cyane, ariko umuntu ashobora kumara iminsi y'ubuzima bwe bwose yarayoboye inzira ijya mu ijuru. Kandi niba hari ikintu kiri hafi, niba hari ibintu ushobora kurarayo uyu munsi, mbega ushobora kuva mu buzima, mbega niba hari ahantu hafi ni ijuru. Ariko niba hari ahantu kure ushobora kuyoba ukazarinda upfa ugasaza utagezeyo, ni mu ijuru.
hari umuhungu warigezemo mu minota mike cyane yahise ngo wareba gusa iburyo bwe ngo baramubwira bati mukanya turahurirayo muvuge ngo amen haleluya amen ijuru ntabwo ari gukora haleluya imana yaritanze yaranarifunguye ubu ntinakinze mbabwize n'ukuri nta rugi ruriho rirarangaye gutya muvuge ngo amen haleluya amen ijuru rira yesu yarikinguye ngo mwamukomeye amashyi mukamuvugira impundu haleluya amen ndashimye haleluya amen ijuru rigize gute yakinguye Yesu yararikinguye hari abantu bagiyeyo bagiye muri byose ngo abagezeyo baragwiriye n'abandi bari he turi mu nzira bari mu nzira ariko aravuga ngo nawe ngwino noneho rero iri juru tuvuga tubwiriza abantu babwirije kuva kera kandi mbabwire ko ryateguwe kera cyane gisomye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo 25 ngo ubwami bwateguwe gize ngo kubitarare kandi hari n'abashyiraho ko komantere ngo buri munsi ihora iririmbisha ni byiza iri juru rero hari uburyo abantu bashobora kunanirwa kujyayo uretse no kunanirwa kujyayo abantu batangira kunanirirwa hano birashoboka izi nkuru dusomye ni inkuru zanditswe na Matayo avuze ku nkuru yari yabaye ryari igihe Yesu yari yazamutse umusozi mu bice 17 avuga Yesu azamukana n'abigishwa be ku musozi yajyanye batatu Yesu yagiraga abantu batatu b'inshuti ze cyane yita inkingi Petero Yakobo na Yohana muri aba ngaba Yesu akagira n'inshuti ye cyane y'inkoramutima cyane yitwa Yohana mwene Zebedayo uyu mugabo witwa Yohana yakundanaga na Yesu cyane Yesu arabizi ko twese uko turanga tutamukunda kimwe n'ukuri kose hano hari abantu ushobora kubona icupa ry'urwagwa bati kamubwira kugira ngo inyota inyice zaba ni hano urumva icupa ry'urwagwa cyangwa se ry'isinzi rya mitsingi n'ukundi bishobora kuba ari kunda kuruta Yesu hari abantu bakunda hari abantu bafite ibindi bakunda bakabirutisha Imana ariko hari n'abamukunda nawe abizi birambwira mu migani mu bice 8:17 ngo nkunda abankunda kandi abashakana umwete bazambona Imana izabayikunda urwa mbere rw'Abakora 8:3 ariko ukunda Imana ni umenywa nayo abakunda Imana haleluya amen abantu bari hano bakunda Yesu haleluya amen noneho rero muri aba bantu batatu yagiraga harimo umwe bakundana cyane dore ikimenyetso cy'uko bakundanaga ni byinshi uyu muhungu nawe yabaga mu gituza cyane Yesu agenda asezera yamusigiye nyina ko mareba icyo wanjye azapfa nabimuhaye bano bahungu bacu aravuga ati kwa Yohana wenda muzi ndamwizera haleluya amen ariko Yohana nawe niwe wamubayeho kurinda umwuka ushiramo yagira gutya kabona Yohana Petero bo bari baciyeho kera Petero we noneho rero ariko muri aba batatu yagiraga barakundanaga nabo mu by'ukuri ariko uyu Yohana akabarusha ariko muri ko Yesu yagiraga abantu mu byiciro murabyibutse se yagiraga benshi nk'ibihumbi 5 bakunda guterana rimwe na rimwe cyukora yatuye imigati bakaza ubundi yaba atayituye bakagenda bagenda agasigara bake aho yarabagiraga Yesu agira abafana benshi Yesu agira abantu bamukunda ku buryo mwiteraniro baba barimo buri uvuze na Yesu ashobora kuhaguruka ati aba baba bakishima rwose bakagenda bagutera n'utuntu barahaba yari abafite ibihumbi nka 5 barenga yagiraga abantu benshi cyane bamukurikiraga hanyuma muri abo ngo akagira abandi bantu 70 na bangahe na babiri yakundaga gutuma umunsi umwe bazanye inkuru nziza arishima muri abo ngabo akagiramo 10 na bangahe na babiri hakabamo muri abo 12 hakabamo bangahe batatu muri abo batatu hakabamo umwe aba rero batatu nibo bari bazamutse umusozi hanyuma hasigaye abandi 9 muri ba 12 mu basigaye mbabwire
harimo umwe amazina yabo yose sindi buyavuga ariko reka mbabwira abantu basigaye ariko ndaza kubabwira mu kanya. Hanyuma basigara mu ivugabutumwa batari kumwe na Yesu ariko baravuga bati turavuga. Hanyuma ngo haza umuntu ufite umwana, n'umugabo waje ufite umwana ufite abadayimoni, ahita ahera kuri ba bantu basigaye. Reka mbabwire rero, harimo witwa Yuda. Yari yasigaye aravuga ati ariko ndabirukana byo ndabizi. Oya ndabirukana ibaze. Hanyuma muri abo basigaye harimo witwa Toma. Tarizera. Ntabwo yizeraga Toma. Noneho uyu Toma akaba atazi n'inzira ijya mu ijuru. Byanditse mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo 14:5. Yesu avuga ngo ndagiye guhera ku murongo wa mbere, aravuga ngo muhagarike imitima yanyu mwizere Imana, mu gukora atari amazu menshi igiye kubategura hanyu, zaza mbajyane kandi inzira murayizi. Toma aravuga ati reka twayibwirwa n'iki? Aravuga ngo nigenzira n'ukuri n'iki n'ubugingo. Uyu muhungu nawe ari mu basigaye ariko mu bavuga bati turayikorera ndakugeza. Hanyuma hasigaramo undi witwa Filipo nawe yagiraga ibibazo byinshi ndakunda kubaza cyane. Nawe yagira atyo ariko se ati rwose ntabwo yarazi Trinity, ntabwo yarazi ubutatu. Aravuga ati rwose twereke data wa twese birabigize gute biduhagije. ntabwo yamenya ko mva muri data na data akaba muri jye. Umbonye wabonye data. Haleluya. Amina. Hari hasigaye n'undi witwa Andereya agira guhuguka. Muti wowe ngwene wa munsi Yesu ahaza abantu 5,000 mu bantu bavuze ngo hari udufi duke. Ndere niyo duke musezera abantu batanu. Uwo nawe yari yagize gute? Yari yasigaye. Hasigara Matayo ni umuntu ukunda amafaranga. Nimusoma mu butumwa bwe niwe wenyine mu butumwa bwe uvuga ifite amafaranga. Nujya kwa Luka ntuzayibona, nujya kwa Mariko ntabwo uzabisangayo, ariko Matayo ahantu hari ifite amafaranga mu nda arayizi. Uwo yari yagize gute? Ni nawe uzi ibintu bihishe by'ubutunzi, niwe wanditse ibintu by'ubutunzi. Ndeka kubera ko yari ibintu bya finance, ibintu by'amafaranga yacungaga mu gafuka cyangwa muhatine. Uwo yari yagize gute? Yasigaye. Abandi ntakwirirwa mvuga nawe wagenda. Hakabamo umugabo witwa Natanayeli yari umuntu mwiza ariko akagira ikintu cyo kurobanura abantu. Barakubwira ati Nazareti haje bagashya. Nazareti kaguhera ntacyo naje kureba Nazareti muri gikumya mwese nta kiza cyahaba. Yari yasigaye. Ngo bararwana n'abadayimoni. Umuntu azana umuntu utewe nande n'abadayimoni ngo bahita bashyiraho ikiganza. Niba barikanaga nk'uko twiruka bakina na Yesu. Katika kina Yesu. Ariko igihe tugira buryo abadayimoni bakaza mushaka muvume ntaho tujya. Hanyuma Yesu ubwo nawe ari mu masengesho hariya hejuru ngo amena. Amina. Bagirana ngo bari mu mwuka wa Petero na Yohana bagirana n'ukuri kose. Hanyuma ngo amanutse asanga byabananiye kwirukana iki umudayimoni. Uyu mugabo nta bintu byo kurya, hari abantu mbega ashobora kugushira ariko n'umupolisi n'itero. Wera ati naza ndabarega. Bagera ati niba ryari iterana sinzi gahunda yari iriho. Yahise agira ati tinazanye umwana wanjye muzanira abigishwa ngo birukane umudayimoni none yabananiye. Yesu rero nawe ukuntu ameze ni umuntu udakunda guca ibintu ku ruhande. Yesu avuga amagambo akaze. Yaravuze ngo yemwe bantu b'iki gihe batizera nzabihanganira ngeze ryari. Yemwe bantu bibabagiza nzabihanganira ngeze ryari. Ngo nimumuzanire, baramumuzanira. Ngahita mucyaha dayimoni ngo imuvamo, ahita amusubiza se. Hanyuma ngo abigishwa be babandi 9 baravuga bati mwana waduhaye gahe ko gusenga kwera. Ngo basi bagarika ngo batongera kumusebya. Nigeze kuvuga ubutumwa hano. Ndavuga ubutumwa bari bantumiye nk'ubushitsi kabisa uvuye Nyarugenge. Semina y'icyumweru ku munsi wa 6 ushoje ndimo nsenga burya umuntu urimo agira ati
turabonana kurangije iteraniro kamutumiye ukarangiza abantu bagera turabonana ndabigenda niko ariko nagombaga guhagarara nanjye nkabwira Imana ngo ntabwo ngomba kunanirwa mu izina rya Yesu mvuge ngo amen haleluya Amen. haleluya haleluya Amen. hanyuma rero abakristo bari banumiye kuko nahise mbona batinya abadayimoni bose bahise basaba umushyi bagasaba pastor bose baragenda hasigaye n'undi muhungu umwe mutoya w'umuzamu waho ngo ku rusengero ndavuga ni nanjye Imana navuze singomba gutaha uyu muntu afite ibidayimoni bigenda gutyo ngomba nanjye kurwana nawe mu izina ryawe sinanirwa ibidayimoni nawe burya nta mbaraga bigira twarazamutse ahantu turasenga tumushyiraho ibiganza turasenga mu minota mike ngiye kubona ibidayimoni birimo barasakuza ngo turaheya burya ni ibinyabwoba n'ukuri rwose ni ibinyabwoba nta n'amasezerano abadayimoni bagira yo gutabara ariko twebwe Imana iravuga ngo witinya ndi kumwe nawe Amen. ntukireba ko ni Imana yawe nzajya ngutabara nzajya ngukomeza nzakuramiza ukuboko kwanjye kw'iburyo Amen. amasezerano muvuge ngo amen haleluya Amen. ibyo kutananirwa nuko dufite idutera inkunga Amen. Imana iri kumwe nacu muvuge ngo amen Amen. yitwa Emmanuel se Yes. iri kumwe Na. hanyuma mu minota mike tutangira kubaza uwo mudayimoni waturutse he waturutse i Rulindo Rulindo se abadayimoni ntabwo bataba ariko yashakaga kuvuga ahantu yinjiriye muri uwo muntu byatewe n'iki bamenye amabanga burya abadayimoni baramena nyine ibintu by'amabanga ukuntu byaje n'uwabitumye uwo mwana ise yari afite isekurume y'ihene hanyuma ngo ayiterekereza abadayimoni noneho uwo mwana aza kuyirya ayireba mujyamo azi i Kigali uwo mwana yatashye yakize yaje kuntumira mu bataha ubukwe bwe yaje gukora ubukwe yabaye umwana mwiza ataba akora ubukwe Imana ishimwe haleluya ibidayimoni turabyirukana mu izina rya Yesu iryo teraniro rero baraje ndavuga irya Yesu n'ababigishwa baramubaza bati tubwire impamvu byatunaniye barababwira ngo ni ukwizera kwanyu guke baravuga ngo mwaba mufite kwizera kungana n'akabuto ka sinapi mwabwira umusozi ngo va hano utabwe mu nyanja kandi aravuga ngo kandi nta kizabananira rwose ijambo rero ngira ngo mbaganirize ni ijambo rivuga ngo ibanga ryo kutagira gute abantu rero bari kunanirwa muri iyi minsi birebye abantu ukuntu bameze birebye ubukristo bw'iki gihe ubona harimo kunanirwa kwinshi ariko kuri bamwe batazi ibanga ariko maze kubona uyu murongo nabonye Yesu nta gahunda mbega mu bintu tumva nawe kunanirwa kwawe ntabyumva ubundi unanirwa ute kubera icyo unanirwa niki gituma unanirwa niki gituma iyi nzira ijya mu ijuru ikunanira kandi namaze guperereza mbona iri kunanira abantu benshi hari abananirwa bakiri mu nyigisho z'umubatizo baza ari benshi cyane cyane iwacu i Nyarugenge yewe numva ariko baza ari benshi cyane baza ari benshi kuko abantu bakunda kujya mu ijuru abantu bararikunda cyane ariko iyo baje inzira ijyayo rimwe na rimwe birabagora ariko biterwa n'uko batazi ibanga nje kubwira ibanga rero haleluya amen haleluya bamwe bananirwa mu nyigisho z'umubatizo hari n'abo tubatiza bamara kugera mu mazi bakananirwa hari n'abananirwa mu bukristo yarabatijwe nawe ugasanga yagize gute yarananiwe hari abananirwa mu buririmbyi ariko yagize gute hari abananirwa mu ivugabutumwa hari umuvugabutumwa ukomeye cyane w'umunyamugi Pawulo yaramuvuze mu rwandiko yandikiye Timoteyo witwa Dema wahageze ahabona amazaha baragugatirika mugwire nyine gahunda bose ngo yari afite gahunda yo gukorera Imana ariko ngabonye izahabu z'Itesalonike ngo ahita abivamo aravuga ngo yakunze iby'iki gihe uwo ngo yitwa nde Dema hari ba Dema benshi
baretse gukorera Imana, baretse gukurikira Imana. Kandi babwiza ukuri, nubaza abantu baguye benshi muri iki gihugu cy'u Rwanda benshi, uzasanga harimo abantu bahoze muri ADEPR. Kuko ADEPR yavuze ubutumwa mu Rwanda, ubundi idini ryari ririmo ni Eglise Catholique, ni idini ry'Abanyagatolika. Hanyuma rero abantu benshi bavuyeyo baraza, ariko uzasanga nanjye naraje nari ntari buri reba nagiye gukurikira Iyobokamana nyiri baragenda kusubiza kuri iki nsubiye ku gice koko ndakuramutsa muri ni kugarukira Imana. Ugasanga abantu basubiye kuramutsa Mariya bashaka iki kuramutsa wamburitseho iyo ni ikimenyetso cy'uko abantu bagenda bavayo bagenda basubirayo. Narabikurikiye muri abantu benshi baraza rimwe na rimwe bikabana cyane iby'iwacu biragora birakaze bisaba kiguha cyose turabona tukishyira kuri tugenda avuga ati mwese na Yesu turazimubashi reka da yikorere ugende reka inzoga ukomeze ukizwe. Abagore 5 b'abasilamu no bareke ufate umwe ubundi ujye mu ijuru ibyo kuramenya wambaye ubusa kwakira na Yesu niko abazimu bashya. Ariko ntabwo ari abazimu nibo umuntu utuma barusa si umuzimu se. Hari n'ibindi abantu benshi bafite ibintu bituma bananirwa bikomeye cyane ko hari abantu bavuga ati mubwire muri gusuzugurwa iyo umuntu akize y'umusaraba bashobora gusuzugura. Twakijwe tutihagazeho baradusuzugura. Umuntu akajya kureba ati niko nawe wagiye muri babasazi udafite rero Yesu igihe kwishora guca intege. Tuzi ko umuntu w'umugabo nawe wabaye imbwa. Umuntu abo mwiganye ni abagabo mwakoranye, ni abantu bega mwandikanye amateka bakagushyira hagati tugirisha ibintu bigushereye n'ibiki ninde wakuroze kuko Mukristo ahaguruka ajya mu rurembo rw'Isiyoni ngo hari abagabo 2 bamukurikiye, umwe yitwa Nyamurya Nino, ariko uwari ukomeye cyane ni Mudakurwa kwijambo cyaro kandi bakajya mu mikajya mwenda ngegeze nanjye ari yema ariko kubwira muri yawe barabeshya ugasanga byo nabyo byatuma ugira gute unanirwa. Kandi ikindi bisaba kuri ibintu byose wiratanaga. Paul yavuze ngo ibyari ndamwenge nabitekereje ko ari igihombo kuko kuronka ubutunzi butagira akagero kubwona aho byibyaje ndetse mbitekereza ko ari amasi kugira ngo ndonke Kristo. Rero ngo ndi kumarana kugira ngo mfate icyo Kristo yagize gute yafatiye kwandiko yandikiye Abafilipi igice cya 8 umanutse kandi kugeza kumanuka. Ndavuga ngo giye ibintu byari ndamwenge ibintu numvaga ndatanga bihinduye zero. Yesu yiciye mutima wawe ibyo wumvaga abashyize imbere ari byo bimanura akaba ari ugiye imbere wenyine. Amen. Haleluya. Hari rero indamu kandi ibyo biri gutuma abantu bareka gukizwa kubera iki? Hari ibintu Satani ashobora kumubwira ati nutarekura agakiza bino simbiguha. Ariko reka mubwire gumana na Yesu. Ko Yesu niwe waremye byose n'ufite urufunguzo rw'ibizagira bizaba. Abantu bashobora kunanirwa aho mu Kristo, hari n'abananirwa mu kidiyakoni, hari n'abananirwa mu gipastori no mu bwari mukabona bananiwe. Ariko impamvu ni iyi kugira ngo rero utazananirwa bigusaba guhaguruka ufite intego zisa. Muvuga ngo amen. Haleluya. Amen. Guhaguruka ufite iki? Intego. Mukristo ngo yahagurutse yiruka ngavuga ngo bugingo budashira ngo bamuhamagara. Akavuga ati Imana kebukisha amaso yanjye ye kureba ibitagira iki mu maso yaratumye ngo kujya hehe Isiyoni najya kureba inyuma. Abantu bananirwa rero bareba inyuma kubera impamvu umugore wa Loti yarahagurutse ahagurukana n'umugabo we n'abakobwa be 2 ariko bananiwe yananiwe atararenga ikibaya. Kubera iki? Yavuye Sodomu yari ipambye ngo yari imeze nka Edeni, hari ibintu byiza byinshi bihamagara. Hanyuma Imana iramubwira ngo genda nta kimujyanye hunga udapfa. Umugore rero mu rugendo ngo yagenda biba bimukuru. Nuko ntabwo tuzongera gutunga ibintu. Agiye ngo Imana yagukiyemo nawe. Ntiyamushire koko. Nizeye ko ntakameze. Kwamba tumuzi Yesu. Nzi mwashye rwose turakomeza kongera.
yewe abantu twiganye koko ko yangurira gase tuwakiye mukariko oya ndashya akongera kagende sana amazacu nihene kandi nazo zigahebe ko zuva mu muriro ko numva ndi guheba cyane ibyo bihamagara nturebeyo komeza urugendo rw'izina rya Yesu mvuge ngo amen haleluya Amen. uhamagara nturebeyo komeza urugendo haleluya komeza urugendo wihangane isi n'abandi zizabura turi Yerusalemu nziza wamamaje kutujyana komeza Urugendo wihangane isi n'abandi zizabura Yerusalemu ngiriya wamamaje kutujyana komeza gusenga wihangane sinambara ntizizabura turi Yerusalemu ngiriya wamamaje kutujyana komeza urugendo wihangane isi n'abandi zizabura Yerusalemu ngiriya wamamaje kutujyana turi Yerusalemu ngiriya wamamaje kutujyana Yerusalemu ngiriya wamamaje kutujyana komeza gusenga wihangane isi n'ambara ntizizashira turi Yerusalemu ngiriya Yesu wamaze kutujyana komeza urugendo wihangane isi n'ambara ntizizashira Yerusalemu ngiriya wamamaje kutujyana Haleluya haleluya Amen. dukomeze urugendo Rwose. tuvuge ngo amen Amen. nababwiye ngo ugomba kuba warahagurutse ufite iki Intego yo kujya hehe yo kujya mu ijuru. ugomba kuba warahagurutse ufite intego yo kujya hehe Mu ijuru. abantu bose ntabwo bahaguruka bafite intego imwe yo kujya mu ijuru umunsi umwe nigeze njye kuvuga ubutumwa iwacu aho vuka aho iwacu bari ubu ngubu bari ntabwo ariho twagukiye tuvuga ubutumwa icyumweru cyose natse konje nagiye gukora imana iwacu mama rero kuko ankunda aramerekeza kandi yari yanze gukira aramerekeza avuga ati umuhungu wanjye babwirize aramerekeza arabwiriza ayicaye aho ngaho noneho mbwira abantu bavuga ngo ndashaka kwakira umwami Yesu muze ngiye kubona umukecuru ajemo arapfukama apfukamye ndimo nsenga numva mvuze ijambo ahita avuga wewe reka nihane reka kwibabariza umwana menya ko mama atakira ikintu gitumye akizwa apfukama no kugira ngo atagira muze Atiyabariza umwana. itanongera ndavuga ni ngomba gusubirayo mama nkamusengera agakizwa noneho agakizwa agamije kutababaza be Yesu kuko hari abantu baje banga kubabaza abamama wabo ni imfura y'u Rwanda rwose nigeze nkubita ndaza sheri ndaza kizwa sanga Yesu kuko sheri azavaho rero niba udafite Yesu ufite ikibazo uzasubirayo hanyuma rero nkomeza ivugabutumwa ndabwiriza ndasenga ngiye kubona mbona mama mwiyerekwa mbona arimo arankurikira mu rugendo hanyuma njyayo uwo munsi bari gusengera umwuka wera bari gusaba umwuka wera mama rero kuko atigeze yahaguruka akurikiye Imana yaje mu bawushaka arahugura ati nanjye wumva turasenga wapi arangije rero umwuka aramusanga muri iryo teraniro ahita avuga ati uri ntabwo wigeze wihannye haguruka wature wihannye kubona umukecuru arahaguruka ati Imana ibabarire rwose ntabwo narinyijwe neza atari kuregera ngo nanjye Imana ni umwuka wera ababaye cyane n'utwatura aratwatura nuko ndamusengera numva n'igihe wari umushyitsi umukecuru ugiye kubona mbona yuzuye umukecuru wumvise bimeze bityo umwana wuzi ukuntu ari byiza bivura umugongo urumva yahise yinjira mu ntego yo kunezeza Yesu mu mwuka wera
ufite intego yo kunezeza Imana ntabwo nanirwa mvuge ngo amen haleluya ibicantege byaza ariko urakomeza kandi uko n'ukuri hanyuma rero cyakabiri twasomye ijambo ry'Imana ryatubwira ngo nta nubwo twarisomye ahubwo ngiye kurivuga riri muri Mariko igice cya 3:13 havuga ko Yesu yazamutse umusozi hanyuma ahamagara abashaka baza aho ari kugira ngo babane barabatoranya kugira ngo babane ibanga ryo kutananirwa ni ukumenya ikintu Imana yaguhamagariye muri uyu murimo bana kujya mu ijuru turabisangiye abafite intego yo kujya mu ijuru ariko tutarajya mu ijuru hari ikintu Imana yaduhamagara amen kumenya umuhamagaro n'iki Imana yagize gute yagushize muri uwo muhamagaro ukaba uvuga oya Imana yarampamagaye ukababwira ryacu rya Pentecôte ADEPR rigira gahunda nziza mu rikunda gusengera abantu rimaze rirebye ikintu kikurimo barabaza bakakureba uko ni ukuri barabaza bakakureba bakabona ikintu Imana yamuha yewe wasenye yewe ngiye bikomeye fiyansanya na fiyanse umara imyaka 13 Imana yambwiye ngo yaramubwiye akora umushumba yabwiye fiyanse umwana izaba umushumba noneho baza kumwizera maze pe tukora bakajya bakunda nk'akantu bajya kugira umwarimu ijwi ryarasanzwe rero bayokera kandi uko nukuri rero bayokera ryarasanze ndi kwirebero ndimo senga ryambwira ngo wabaye we kera uwo rero wamenye ntaramenywa na ADEPR ngomba kumenya icyo yakiriye muri uyu murimo nkamenya ko yampamagariye kuba umubwirizabutumwa bwiza kandi ngashyiramo imbaraga nyinshi niyo mpamvu mpamagaye kubwiriza ubutumwa bwiza iyo wampamagara saa 8 z'ijoro naza ntabwo njya niganyira ngo mwe mvuga nambunnye nibyo mpamagarirwa gukora kandi mbiboneramo amavuta ndabihembukiramo n'ukumenya ngo mpembukira kubwo butumwa mvuge ngo amen haleluya mpembukira mu kuririmba mpembukira mu gusenga ibyo ntabwo bisaba ko revera abivuga yego rwose ngo bene datanga murabireba ngo kandi mwese muzabe mwari ahubwo wandindiye mbanuba iyo uzi Imana yamuhamagara kamenya umuhamagaro wawe Dawidi yarawuzi kujya kuniga bya Goliyati ntabwo ngo ni Sawuli uje nakwica mucinyanga nubwo Sawuli atanze ariko nakwica mu izina rya Yesu mvuge ngo amen haleluya amen icyanyuma nubwo hari ibindi byinshi umuntu yavuga kugira ngo dusenge kubana na Yesu kwahamagariwe kubana nande na Yesu ndongeraho kandi ngo arabatoranya mwijya mwigumire hafi yanjye hanyuma uwo murongo uravuga ngo kugira ngo abone uko abaho ubutware bwo kwirukana abadayimoni nibana na Yesu ntushobora kunanirwa ntibishoboka hayiwezekana nubana na Yesu mbere mubane na Yesu mubane na Yesu najya kubakwasa najya kubaha amani haleluya haleluya mwishe mubane na Yesu najya kukwasa haleluya 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 natukwasa mukama wetu natukwasa kono kunda nabagambira muzi Yesu ashimwe aga n'amazima gagarwa nukubarande nutabana na Yesu uzananirwa kundi dayimoni igiye kuza irebo muri kumwe kera turwana twajyaga turwana tukiri batoya tukandi tukiri iyo horaga n'ibintu bikagukubita by'ibisore bikakugera urwo mu bikakudiha noneho nawe rero wahita gushaka umuntu mbega ufite imbaraga uravuga rero bandiye ariko bose ibintu tujyana ariko bakubitire uburyo hari igihe nawe rero yahitaga bigufatira akagati gikubite ntagifashe akagati ntagifashe gikubite yewe abadayimoni ntitwabashobora kuko banarwanye mu ijuru tuzanahari noneho rero iyo turi kumwe na Yesu arabidufatira mu izina rya Yesu.
bajyaga twisunga abaturusha imbaraga bakabidufatira. Urashaka gutsinda isunge Yesu arabifatira mu izina rya Yesu. Umwe ngo amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Amina. Umugabo nanjye ndamwemera. Abantu rero bumva bafite gahunda yo kutananirwa bakabumva bari barushye. Yesaya 40:20 baravuga ngo Isirayeli kitimo riganyira. Muri gituma uvuga ko Uwiteka atareba ibyawe ngo ibyawe inzira zawe Imana ntizireba. Musini wari wabimenya. Se nubizi. Imana yacu muremye ibimera zisi niruha. Mugambi wa nturondoreka n'intege barambiwe kandi utibashije mwongeramo imbaraga. Abasore imigenda bazaruha. Abasore bazacogora bananirwe. Ariko bategereza Uwiteka. Bazasubizwamo imbaraga nshya. Ngo bazamurukisha amawa yabo bazagenda ntibazacogora. Ndagira ngo rero tugusengere wowe wari umaze iminsi wumva rwose wumva Satani kuri hafi, wumva uri kuvamo, wumva uri kugenda urivamo, wumva unaniwe kandi nawe utarabijyamo. Tugusengere mu izina rya Yesu. Aba bantu babiri nibo ngiye kubanza gusengera turunge n'iriya Mana y'inyembaraga nyinshi ibashoboze mu izina rya Yesu. Twasomye umurongo uvuga ngo ushoboza byose nande na Kristo umpa imbaraga. Waratsinzwe ariko Imana nta gahunda zo gutsindwa ifite mu basirikare bayo kandi turi abasirikare ba Yesu. Tugomba gutsinda mu izina rya Yesu. Ariko kugira ngo utsinde biragusaba ko ugirana ubwite nande na Yesu. Nuko umwizera ukamu umutima wawe niko birimbwira muri mu Migani 20:26 navuga ngo mwana wanjye mu mutima wawe kandi amaso yawe yishimira inzira zanjye. Imana izakunyuza uzatsinda mu izina rya Yesu. Muri kiganza rero tubike imitwe yacu hanyuma wumva akeneye support y'ijuru, akeneye kugira ngo Imana imusayura hari. Dawidi yaravuze muri Zaburi 40 rero ngo nategera Uwiteka nihanganye nyumva gutaka kwanjye, ankura mu rwobo rw'isayo rw'ibyondo, ashyira ibirenge byanjye ku rutare, arangije ashyira indirimbo nshya mu kanwa kanjye. Niyo shimwe ry'Imana ya Isirayeli. Benshi bazabireba biringira Uwiteka. Uragira ngo Imana igira ibyo ishyira muri wowe. Hagara kuri Kristo, hagara ku rutare muri Kristo Yesu, ubundi Imana igushoboze mu izina rya Yesu. Kiganza hejuru. Abantu babiri, abantu bumva barimo bananirwa, bumva bari kunanirwa n'abatarakira Yesu. Murambura ibiganza. Ubundi kurambura amaboko n'uvuga ngo ndatsinzwe. Kazi imbere ya Yesu. Ndabona bahari. Imana bamugisha. Abantu baguye, abantu basubiye inyuma, n'abantu bahaye Yesu Kristo ubugingo bwabo. Mugire gutya. Mana abantu nyoka. Urakoze. Tubazane hano. Mbere ya pastor, mbere y'abashumba. Nanjye niko naje n'igipagani kigiye mu rusengero umunsi baransengera none n'abapasiteri kandi ukomeje gahunda y'ubuzima. Muze hano tubasengere. Tugiye iwacu mu ijuru, muze wisiga usingiza umucunguzi, muze wisiga abagezeyo baragwiriye, baranezerwa umwana w'Imana, abandi bari mu nzira, muze wisiga abagezeyo baragwiriye, baranezerwa umwana w'Imana, abandi bari mu nzira, muze wisiga abagezeyo baragwiriye, baranezerwa umwana w'Imana, abandi bari mu abantu baguye, abantu bananiwe, n'abahaye Yesu Kristo ubugingo bwabo. ushaka ko tujyana beregera gukiza umutwaro wikoreye, remera udutururuke ngo tuzabane Ushaka ko
Mana